Mwiriwe, ariko dushima Imana nanone yongeye kutwongera amahirwe nanone ngo twumve ijambo ry'Imana. Ndabashishikariza kuzajya tubana natwe kuri iyi channel yacu, ubwo muri buze gukanda handitse subscribe, kandi muzajya muduterana comment kugira ngo bituzamurire nyine tubone ko tuba turi kumwe n'abantu. Uyu munsi tugiye kwibanda mu gitabo cy'Itangiriro ndetse n'ibyahishuwe, aho tugiye kureba ibyago byabaye muri Egiputa kubera kwinangira umutima kwa Farawo. Turi buze no kugira ngo byahishuwe turebe nanone ibindi byago bizagera ku bantu batubaha Imana. Mbere ko dutangira, mureke duce bugufi mu mitima yacu dusenge. Data twese umwijima dukunda mu ijuru ryera, aho icyubahiro. Ubwo tugiye gufata umwanya twiga ijambo ryawe, uduhe umugisha wawe kubwa Yesu umwami wacu, amen. Yego, iyo ugiye kureba amateka maremare yo kugira ngo buriya bwoko bwa Israel bwisange muri Egiputa, bizatangirana n'urubyaro rwa Yakobo, aho Yakobo yabyaye abana 12 harimo n'umukobwa. Noneho murabizi neza ko yabyaye abana ariko akababyara ku bagore batandukanye, aho yaje kubyara Yosefu na Benjamini ku mugore undi, akabyarana b'abahungu bandi bose basigaye ku wundi mugore. Turabizi neza urugendo rwabaye, ukuntu bagezeho noneho abo bahungu bakazajya bagirira Yosefu ishyari kubera ukuntu yakundwaga na Yakobo se cyane. Bari baramwise na Karosi kubera ukuntu yakundaga kurota inzozi akazibasobanurira, ariko nyine abo bene nyina ntibibashimishe. Ntabwo ariho nashatse kugira ngo dutinde, ahubwo turakomeza urugendo rwo kugira ngo bagere muri Isirayeli n'impamvu biriya byago byaje kugera ku gihugu cya Egiputa. Murabizi neza igihe cyarageze, igihe Yakobo yatumaga Yosefu kureba bene se baragiye intama, baje kumugurisha. Noneho baza kwisanga, baje bamugurishije yisanga Egiputa, aza kuhagira ibihe byiza umutware. Noneho aho Yakobo baratuye muzi ukuntu higeze hateye inzara, noneho Yakobo akohereza bene nyina ba Yosefu ngo bajye gushaka amaronko mu gihugu cya Egiputa. Murabizi cyane ukuntu bagezeyo, ibintu ukuntu yabacarenjingaga. Noneho muzi neza ko nyuma byaje kugeraho noneho Egiputa Yosefu abwira ab'umuryango we wose kuza gutura muri Egiputa. Muzi neza ko muri Egiputa nubwo icyo gihe hari inzara, ariko muri Egiputa ho bari barazihunitse ibyo kurya byinshi cyane, kugeza ubwo nyine urumva nka Yosefu umutware ntabwo ari kwemera ko famiye yicirwa inzara no mu gihugu cyiwe cy'ahandi, kandi aho yari ari umwami ndetse bafite n'ibyo kurya byinshi bihagije. Baje kwisanga aho ngaho rero muri Egiputa, bagirira ibihe byiza, ariko nyine uko ibihe bigenda bisimburanwa baragutse baba ubwoko bwinshi cyane. Ariko noneho uko bami bagenda basimburana iteka basimburana, niko haje kuza noneho umwami utaruzi ba Yosefu, noneho atangira gukandamiza ubwoko bwa Isirayeli. Barabukandamiza. Murabizi imirimo yose y'uburetwa bakoraga, murayibuka. Noneho igihe cyarageze, avuka umwana muto witwaga Mose. Murabizi ukuntu muri icyo gihugu noneho abana bose b'abahungu bavukaga bakicwa kugira ngo ubwoko budakomeza kwaguka. Ariko Mose kubera Imana yari mufiteho umugambi, aza gusemuka urwo rupfu, ajya kurerega ubwami, arakura, yiga amashuri ya gisirikare, aba umuntu ukomeye cyane. Noneho muzi ukuntu byagenze kugira ngo aze guhunga igihugu, ko yishe umunyegiputa, asanze uwo munyegiputa arimo guhohotera bene wabo b'Abisirayeli. Noneho Mose akaza kumwica, amuhisha mu musenyi. Ariko noneho yumvishe ko byamenyekanye, nibwo yaje kwigira inama yo guhunga igihugu. Noneho Imana yaje kumuhamagara imubwira ko agomba kuzajya gukura ubwoko bwa Isirayeli muri Egiputa. Murabizi aho ngaho niho nagira ngo duhere. Ariko noneho ubwo Imana yamuhamagara ngo ajye gukura ubwoko bwa Egiputa muri Isirayeli, ubwoko bwa Isirayeli muri Egiputa, umwami Farawo yaje kwinangira umutima, yanga kumurekura, yanga kurekura ubwoko bwa Isirayeli ngo butahe. Niyo mpamvu tugiye kureba ibyago byageze ku kwinangira umutima kwa Farawo. Turabicamo twirukanka, ni byinshi cyane, turabicamo twirukanka kugira ngo tutaza gutwara umwanya munini. Ibyago Imana yateje muri Egiputa biraza guhera, birahera
mu gitabo cyo kuva igice cya 7 ku murongo wa 14 biragenda bikagera mu gice cya 11 bikagera mu gice cya 12 ku murongo wa 36. Ibi ni ibyago uko ntago turi buze kugenda tubisoma byose, ahubwo turarebamo bikeya. Icyago cya mbere Imana yateje ubwoko abantu bari batuye muri Egiputa ni icyago cy'amazi ahinduka amaraso. Icyago cy'amazi ahinduka amaraso, icyo cyari icyago gikomeye cyane. Wenda mu minsi ya none ushobora kumva abantu benshi ukumva icyago cyo guhinduka kw'amazi agahinduka amaraso, ukumva ntabwo ari ibintu bikaze, ariko mu by'ukuri wabibona byakugezeho. Nuvuga ngo igihugu cyose kiramutse nta mazi gifite, ubuzima ntabwo bwashoboka. Ntimwabona icyo munywa, ntimwabona ikintu cyose, nyine kirahinduka. Iki cyago rero cyari icyago gikomeye cyane, aho amazi yahindutse amaraso, noneho ubwoko aho icyo gihe bakabura amazi yo gukoresha. Ariko nanone muzasoma neza ko nubwo ibi byago byabaga muri Egiputa, ariko nta Mwisirayeli wigeze agerwaho n'ibi byago, ahubwo ibi byago byageraga ku Banyegiputa gusa. Icyago cya kabiri cyateye ni igihugu cyose cyuzuye ibikeri. Namwe nimwitegereze igihugu cyose kiramutse cyuzuye ibikeri, wagera mu isafuriya ugasanga ni ibikeri, kubura ugasanga ni ibikeri, ahantu hose ugasanga ni ibikeri, bigenda bigutarukira ahantu hose. Nuvuga ngo iki cyago nacyo cyari icyago gikomeye cyane. Igihugu cyose cyaragiye kirahindana kubera ibikeri. No mu buzima busanzwe abantu benshi hari igihe batinya n'ibikeri, ukabona ni ikintu nyine kidasobanutse neza. Ariko none ibaze igihugu cyose cyuzuye ibikeri, ubutaka bwose bwuzura ibikeri. Iki nako cyari icyago gikomeye cyane. Icyago cya gatatu hateye inda. Ngo Imana Mose yategetse ko umukungugu wose wo muri Egiputa uhinduka inda. Inda ahari ikinyejana cy'ubu ngubu abantu batoya ntabwo bazizi neza, ariko inda ni udusimba duterwa n'umwanda. Inda zabagaho kera, ubu ngubu ndatekereza nta bantu bakigira inda, ariko inda nyine ku bantu bazizi ziraryana cyane. Igihugu cyose cyuzuye inda, umusenyi wose wo muri Egiputa uhinduka inda. Icyago cya kane hateye ibibugu. Ibibugu nabyo byari icyorezo gikomeye cyane. Ku cyago cya gatanu hateye muryamo. Muryamo ni indwara yafataga ibintu byose, nyine inyamaswa zigapfa. Ni muryamo, ni cyari icyorezo kibi cyane. Icyago cya gatandatu hateye ibisebe. Ibisebe murabyumva. Iki cyago nacyo cyari icyago gikomeye, aho usanga abantu b'Abanyegiputa bose Abanyegiputa bose baragize ibisebe bibi cyane. Ibisebe murabizi ukuntu ibisebe bibi cyane. Imana ntabwo yajya gutera akantu k'agasebe, gutera akantu k'agaheri gatoya, igutera igisebe. Nyine wumva igisebe kije kubera igihano, nawe kucyumva. Ariko muzasoma neza ko ibi byago byose uko bikurikirana, nta cyago na kimwe kigeze kigera kigeze kigera ku Bisirayeli, ahubwo byageraga ku Banyegiputa gusa. Ndetse no kuri iki cyago cya gatanu ho hateye muryamo, muzasoma neza ko amatungo yose yo muri Egiputa yarapfuye, ariko nta tungo na rimwe ryo muri Isirayeli ryigeze ripfa. Aho umwami yohereje intumwa ngo zijye kureba koko niba muri Isirayeli mu bwoko bwa Isirayeli ibyo bitajya biba, intumwa zikoko zigasanga nta kintu kijya kiba muri Isirayeli, kuko bakomeje ubuzima busanzwe. Ariko nanone Imana muzi neza ko yagendaga yinangira umutima Farawo kugira ngo Imana imwereke koko kari Imana. Icyago cya karindwi hateye urubura. Urubura ruragenda ngo rwica ibintu byose by'igasozi, rukuraho icyitwa ikimera cyose. Urubura rumwe ngo rwapimaga nk'ibiro 25. Nawe urabyumva, fata ikijerekani cyuzuye amazi urenzeho n'ibindi biro nka 5. Urwo rubura rumwe ruvuga ngo rwaragiye ruvundagura ibiti byose, rwica ibintu mu yandi magambo. Cyari icyago kibi cyane. Icyago cya 8 ngo hateye inzige. Noneho Imana yakomeje kwinangira umutima Farawo, yakomeje kumwinangira umutima, noneho ageraho imuteza inzige. Inzige ni udusimba turya ibyatsi. Ahantu inzige zageze ntukahifuze, kuko hano bavuze neza ko ibimera byasigaye bitishwe n'urubura. Inzige Imana yabitegetse ziraza zangiriza ikintu cyose cyitwa icyatsi kibisi
Egiputa yose kiragenda kivaho kubera akakare iki cyago cy'inzige. Ku cyago cya cyenda hacuze umwijima wamaze iminsi 3 wose mu gihugu, nta muntu ushobora kureba undi, nta kintu na kimwe gishobora gukorwa. Cyari icyago gikomeye cyane. Nibwo Mose Farawo yavugaga ati noneho ndabareka mugende, murabizi ibi byago byose kugira ngo binagende bivaho. Farawo yagendaga avuga ati ndabareka mugende mwebwe n'ubwoko bwanyu, ariko bamara kumuva imbere bikarangira Farawo yongeye kwanga ku bwoko bw'Uwiteka bugende. None icyago cyatumye Farawo ariko ubwoko bw'Uwiteka ngo bugende buri mu gice cya 11, aho noneho Imana Farawo yagiye kubura Mose yagiye kubura Farawo byo kwitwa kwa abana b'imfura. None icyo cyago cyaje kuba neza hara ku murongo wa 29, aho noneho icyitwa imfura cyose cyo muri Egiputa cyaje kigapfa. Uturutse ku mwana wa Farawo wicaraga ku ntebe z'ibwami arapfa, abana b'imfura b'abagaragu bose barapfa, ikintu cyose cy'imfura yaba n'imfura y'itungo yarapfuye. Uvuga ngo rero Farawo amaze kubona ibyo ngibyo yaje noneho kwemera ko ubwoko bw'Uwiteka bugenda bwose bukagenda. Ariko nanone murabizi neza ko kugira ngo abureke icyo cyago cyari gikomeye cyane, kuko n'abagaragu batangiye kubatira ku bwoko bw'Uwiteka bugende, natwe ni twebwe tugiye gukurikira ubwo abana bacu b'imfura bagenda. Noneho ibi byago murabizi byabaye ku Banyegiputa, ariko ku Bisirayeli bo nta cyago kigeze akibageraho. Ibyo byose bimaze kurangira nibwo Farawo yaretse ubwoko bw'Uwiteka bukagenda. Noneho turaza tubihuze n'ibi byago nanone 7 bizaba ku mpera y'isi. Ibi byago 7 nanone bizaba ku mpera y'isi ni ibyago bizaba bifite intego yo gutandukanya abakiranutsi n'abakiranirwa. Niyo tageti y'ibi byago 7. Ndashoboka ko abantu bazaba bariyoberanyije, ariko noneho ibi byago bizaza ari karundura byo gutandukanya umukiranutsi ndetse n'umukiranirwa. Kandi nk'uko tubizi neza, ibi byago bizagera ku bakiranirwa gusa, nk'uko nanone ibyago byo muri Egiputa byageze ku Banyegiputa gusa, ntibyigera bigera ku bwoko bw'Imana. Ku gice cya 16 cy'Ibyahishuwe niho habuze ibyago by'imperuka bitera. Sinzi niba byose turi buze kubisoma, ariko ndagenda nsomaho gatoya duhere ku murongo wa 2. Ngo marayika wa mbere yaragiye asuka urwabya rwe mu isi, abantu bafite ikimenyetso cya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo, bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Nk'uko twabibonye neza, iki cyago kiraza neza gusa nka cya cyago nanone Imana yateje Abanyegiputa. Nanone hano mu gihe cy'imperuka nanone icyago cy'ibisebe kizongera kigaruke. Ngo wa 2 ngasuka urwabya rwe mu nyanja, yihinduka amaraso nk'ay'intumbi, ikintu cyose cyo mu nyanja gifite ubugingo kirapfa. Nanone nk'uko twabibonye neza, nanone muri Egiputa naho amazi yaho yaragiye ahinduka amaraso, ariko nanone n'ahantu naho amazi naho ngo yahindutse amaraso. Ngo ikintu cyose cyo mu nyanja gifite ubuzima kirapfa. Namwe murumva uwo munuko ubu hari muri Egiputa, aravuze ngo igihugu cyose cyaragiye kiranuka kubera ibintu byose byo mu nyanja byapfuye. Ibikeri nabwo nubwo icyo cyago cyavuye ngo ariko ibikeri byapfiriye ku gasozi, igihugu kiranuka. Na hano rero murumva ikintu niyo gipfuye kiranuka. Marayika wa 3 asuka urwabya rwe mu nzuzi n'imigezi n'amasoko, nabyo bihinduka amaraso. Numva marayika w'amazi avuga ati, wawera we uriho kandi wahozeho kandi uzahoraho, uri umukiranutsi kuko uku ariko wabitegetse, wavushije amaraso y'abera n'ay'abahanuzi, bavushije amaraso y'abera n'ay'abahanuzi, nabo bahaye amaraso ngo abe ariyo banywa, nibyo bakwiriye. Numva igicaniro kivuga ati, ye Mwami Imana ishobora byose, amateka yawe n'ay'ukuri no gukiranuka. Hano kuri iki cyago cyo guhinduka amaraso, hano ngo marayika aravuga ati, nabo bavushije amaraso y'abere, nawe ubahaye amaraso ngo abe ariyo banywa. Ariko nk'uko twabyumvishe neza, nk'uko ubwoko bwa Isirayeli nanone butigeze busangira kuri ibi byago n'Abanyegiputa, niko nanone nta n'ubwoko bw'Imana butazigira bugerwaho n'ibi byago 7. Kuko ibi byago 7 neza nk'uko tubizi bizafata abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa, kandi aba bwoko bw'Imana ngo buzaba bafite ikimenyetso cy'Imana
urumva bo ibi byago ntago bizabageraho. Icyo gihe umukiranutsi azajya ajya kuvoma, we avusanga amazi ni meza, avome anywe akora imirimo ye. Ariko umukiranirwa najya kuvoma amazi abe amaraso, bityo ibi byago bizaba bikomeye cyane. Ku murongo wa 8 baravuze ngo nuko marayika wa kane asubirwa rwe mu izuba rihabwa kokesha abantu umuriro. Abantu botwa n'icyokere cyinshi batuka izina ry'Imana ishobora kubateza ibyo byago ntibihana ngo bayihimbaze. Nawe uri buze kumva uburemere bw'ibi byago birindwi neza. Niba ku cyago cya mbere baragiye bagaterwa ibisebe, hamaze gutera ibisebe haza ikintu cyitwa amazi guhinduka amaraso. Icyo kintu tucyumve neza. Urumva bafite ibisebe, ntibari amazi yahindutse amaraso, ntibari kunywa amazi. Ariko nanone ku kindi cyago hava izuba. Ni ibintu bikomeye cyane. Urumva izuba ryaravuye, inyota irabica, irabakaranga, izuba riragenda ryotsa ibisebe. Abantu b'Imana, ibi byago bizaba bikomeye cyane. Nubwo abantu bahakana Imana ibaho. Ariko hano hari ijambo ribabaje. Aba bantu nubwo bahawe ibyago, yewe ntibaje kwihana ngo bahindukire Imana, ahubwo bakomeje kwitotomba. Ku murongo wa 10 baravuze ngo marayika wa 5 asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami na ya nyamaswa. Ubwami bwayo bucura umwijima, kuribwa gutuma bakenya indimi zabo, kandi kuribwa kwabo n'ibisebe byabo bituma batuka Imana nyir'ijuru, ntibihana imirimo yabo. Iki cyago marayika wa 5 yasutse urwabya rwe ngo ku ntebe y'ubwami bwa ya nyamaswa, umaze ngo hacura umwijima. Ku murongo wa 12 marayika wa 6 asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurate, maze amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Nuko mbona mu kanwa ka cya cyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka 3 isa n'ibikeri. Kuko yari yo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahurize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Iteka ishobora byose. Dore nzaza nk'umujura, hahirwa amaso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Iyi myuka 3 ntabwo ndi buze kwitindaho cyane, ariko hari ikindi cyigisho tuzategura kivuga nanone kuri ibi bintu neza, tukabyinjiramo neza. Mu 16 baravuga ngo iteraniriza abantu mu ruhebero hitwa Harimagedoni. Marayika wa 7 asuka urwabya rwe mu kirere, ijwi rirenga rivugira mu rusengero kuri ya ntebe riti birarangiye. Habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, habaho n'igishyitsi cyinshi, igishyitsi gikomeye gityo ntikigeze kubaho uhereye aho abantu babereye mu isi. Wa mudugudu ukomeye ugabanywamo 3, imidugudu y'abanyamahanga iragwa. Babuloni ikomeye yibuka imbere y'Imana ngo ihabwe agacuma k'inzoga, ariyo nkazi y'umujinya wayo. Ibirwa byose birahunga kandi imisozi ntiyaboneka. Urubura rukomeye rumanukira abantu ruvuye mu ijuru, ibuye ryarwo rimwe riremera nk'itaranto. Icyo cyago cy'urubura gituma abantu batuka Imana, kuko icyago cyarwo gikomeye cyane. Turumvikana neza ko hano icyago nanone cya nyuma gisoza ni icyago imisozi yaratigise, ikintu cyose kinyeganyezwa kiranyeganyezwa, ibirwa birimuka biva hayo. Ariko nanone ni icyago cy'urubura cyaje nanone kugaruka. Iki cyago cyari gikomeye cyane. Hari ibyago nyine usanga hano mu byashuwe biri kugenda bigahura nanone n'ibindi byago byateye muri Egiputa. Amahirwe hari nuko ibi byago abantu bonyine bazabigirwaho nabyo ni abantu izina ryabo ritari mu gitabo cy'ubugingo. Ariko nanone abantu bafite izina ryabo ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo ntabwo bazigera bahura n'ibi byago 7 by'imperuka. Ariko nanone nubwo batazahura n'ibi byago, nanone nabo hari urundi rugamba nabo bazaba bamaze kurenga. Turi buze gutegura icyigisho neza kibihuza. Ariko nanone n'ubwoko bw'Imana ntabwo buzaba bworoheye, kuko niba tubizi neza hano mu byashuwe ni mu gice cya kangahe ntabwo nibuka neza, aho Yohana ari kwerekwa abana b'Imana bageze mu ijuru, aho ngo marayika baje Yohana ati bano bantu ni bande, maze Yohana agasubiza ati ntago mbizi, no wabimenya mwami. Marayika akamusubiza ati nabavuye muri urya mubabaro. Rumvikana neza ubwoko bw'Imana nabwo buzashobora kugera mu bwami bwo mu ijuru, nabwo bufite kandi karengane kabutegereje.
nabo bazaca mu mubabaro wabo nubwo batazagerwaho n'ibi byago birindwi. Nahanjye nahawe rero kugira ngo ibi byago tuzagira uruhare mu kudahura n'ibi byago. Reka igihe Kristo akiri ku ntebe y'imbabazi, twese twihatire kumva ijambo ry'Imana ndetse twemerera Kristo yinjire mu mitima yacu, kugira ngo buri ka kose gashobora kutubuza kwinjira mu bwami bwo mu ijuru kazabe Kristo azave ku ntebe y'imbabazi, icyo cyaha cyarahanaguwe mu bitabo by'ubugingo. Bifurije kuzaganwa na Kristo ubwami bwe buhoraho. Ibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Imana ni nziza. Reka nizere ko mwese mumeze neza, abakurikira ibiganiro byacu. Imana ibaho umugisha, n'abatari babikurikira muzajye mubibasangiza kuko ibiganiro ni byiza, kandi murakomeza gukanda subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu byigisho byacu bya buri munsi.